Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba mutayi mwayikanda kugira ikizame gishya nshyizeho, kugira isomo rishya nshyizeho. Murabizi amasomo ngenda mbigisha ni yayandi muba mwanyandikiye muri comment. Nawe hari ikintu ukeneye ko tukwigisha wakitwandikira muri comment kugira ujye ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789 935 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero wayimpamagara ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko, cyangwa unakeneye ko uramutse ukosoye kino kibazo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe nuko abo muri kumwe wenda nta muntu urimo wagusobanurira, uhita unyandikira kuri iyo nimero nkagufasha abari mu gahe gatoya, ubundi tukagera ku ntsinzi twifuza. Ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Murabizi kugira utsinde, ukore rimwe utsinde ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira ikizame cyose gikozwe ujye tubonaho imyitozo kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi bino bibazo ntabwo bajya bahindura, n'ubundi nibyo bigaruka, nuko wenda baba barabicangacanyije, ariko nibi bigaruka. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije. Ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo wakora icyo ubonye iki cyapa. Tegereza icyapa dufite, gifite ubuso bw'umutuku, cyanditsemo amagambo ngo yitwa stop mu rurimi rw'icyongereza. Mu kinyarwanda birasobanuye ngo guhagarara. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uhagarara mu gihe kimeze gite. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Ikavuga ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Ikavuga ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese kino cyapa cyanditsemo stop, ijambo risobanura guhagarara, uhagarara mu bihe bihe? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iyo ubonye kino cyapa ukeka ko gisobanura iki, cyangwa uzi ko gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'ibyapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibashyira kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino channel, uratwandikira kuri 0789 tugahita tuyiguha, cyangwa ugasura kuri channel yacu. Impamvu bavuze ngo mushobora kunyandikira nuko ushobora kujyaho ukabanza wayibura kubera ko atangiye kugeraho video zijya kuba nyinshi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Uba ugomba guhagarara niyo nta kimenyetso, niyo nta kinyabiziga ubona. Akenshi kino cyapa bagishyira ahantu uba ugiye kwinjira mu wundi muhanda. Ubwo rero iyo ugiye kwinjira cyangwa ugiye kujya mu iyo yindi nzira nyabagendwa, uba ugomba kubanza ugahagarara by'akanya gato ukabona gukomeza. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Cyitegereze neza, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Uri kubona mu ibyo birango harimo imodoka. Hano rero hari ibisubizo niba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro, asigaye ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kino cyapa bimeze gutya, bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Biba biri mu byapa biburira. Iravuga ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ikavuga ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. D ikavuga ngo umuhanda
wangijwe n'isuri. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa bagishyiraho, uri kubona ko ino modoka iri mwa bino birango bya kino cyapa, uri kubona ko yari isa nkaho iri guhanuka. Mu yandi magambo biba bishatse kuvuga ko iri guhinguka, ubwo ni ahantu iri kugera igahinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Murabona tuno turonko dutatu ni amazi. Iriya modoka rero yari ihingutse ku cyome cyangwa ku mwaro. Kiriya cyapa bagomba kugishyiraho kugira ngo bakwereke ko uwo muhanda ushobora kuba udakomeza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira, igice kirenga ku biziga ntigomba kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo inyuma ni 3 na santimetero 50, B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenza ibipimo bingana bite? Ese igiso cya nyacyo ni A, inyuma ni 3 na santimetero 50. Ese igiso cya nyacyo ni B, imbere ni 1 na santimetero 70. Ese igiso cya nyacyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni A. Inyuma ni 3 na santimetero 50. Mbibutsa ko metero, santimetero, kilometero byose ni ingero z'uburebure, ukamenya ko kilometero imwe ibingana na metero 1000, naho santimetero imwe ikangana metero imwe ikangana na santimetero 100. Ubwo bishatse kuvuga ngo kilometero imwe nayo ibingana n'ibihumbi 100, santimetero ibihumbi 100. Ukamenya guhindura ingero kugira ngo mwabonye ko ibibazo bakunda kubaza biba birimo ibintu bijyanye n'ingero, ariko munakeneye ko mbasobanuriraho mwabinyandikira muri comment nkazahita mbikurikizaho. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero igiso cya nyacyo ni A, inyuma ni 3 na santimetero 50. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese iyo igice cy'imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga bigaragazwa ku buryo bumeze ute? A iravuga ngo ni itara ritukura cyangwa akagaruramuri k'umutuku ku manywa. Bibutsa ko akagaruramuri ni agakoresho gakoreshwa kugira gatanga ubutumwa kaburiye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, cyangwa bakagashyiraho hari indi ntego bari bagashyiriyeho, ariko ukuntu kaba gakoze ntabwo kaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho gahita kaka. Niba gasa umutuku, urumuri rwawe rugakubitaho uhita ubona ahantu katse umutuku. Niba urumuri rwawe rucanye ku modoka igafita wenda k'umuhondo mu mpande, uhita ubona ko hari ikinyabiziga. Bibutsa ko habaho n'irangi garurarumuri aho bashaka gukurikiraho bitewe n'ubutumwa bashaka gutanga, bashaka kwereka inkombe, wenda mpimbano z'umuhanda n'ibindi. Rero ndakeka ko umenye akagaruramuri ni iki, cyangwa ibikoresho ngarurarumuri nabyo ugahita umenya ubwo ni iki. B ikavuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu joro. C ikavuga ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagaruramuri k'umuhondo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo igice cy'imizigo gisumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga,
ese icyo gice cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo iso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero iso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero hari abantu bakunda kumbwira ngo kukingwa ahantu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ngo utakivuga. Hari ibibazo byinshi muzabona bivuga ngo wenda ngo umuvuduko ntarengwa w'ikinyabiziga, ahandi bakavuga ngo iyo nta mategeko awugabanya, ahandi bakavuga ngo iyo ari imigenzereze yo mwako karere ngo cyangwa imitunganyirize yo mwako karere. Rero biba bigoye guhita navuga igisubizo cya nyacyo. Hari igihe wenda nshobora kukubwira wenda ngo umuvuduko ntarengwa w'ipikipiki ngo ni kilometero wenda uwo muvuduko ntarengwa wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha, ariko hari aho wagera bitewe n'amategeko yaho umuvuduko ntarengwa akaba ari kilometero 30 cyangwa 20, cyangwa hakaba hari n'icyapa kigutegeka umuvuduko ntarengwa akaba ari kilometero wenda 20 mu isaha. Cyangwa se weho ikinyabiziga cyawe wenda kikaba cyaragize utubazo ku buryo ushobora kugitwara kikarenga n'izo kilometero 50 mu isaha. Ubwo rero biba bigoye guhita navuga ngo igisubizo ngo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ngo ubwo igisubizo cya nyacyo cyese ku bibazo bimwe na bimwe, naho ibindi byo biba bigoye kuko namwe mubona ko biriya bibazo bitangizwa na wenda ngo iyo nta mategeko awugabanya, ngo bitewe ngo n'imitunganyirize cyangwa n'imigenzereze yo mwako karere, ahandi mukabona bahise bavuga ntacyo ibyo batabitangije, ahandi bakavuga ngo iyo nta mategeko awugabanya. Ubwo rero guhita mvuga igisubizo cya nyacyo biba bigoye kuko nshobora kubivuga wowe wazagera ahandi ukabona wenda mwako karere bitewe n'imitunganyirize yaho, bitewe n'uko hameze, ugasanga wenda aho umuvuduko ntarengwa ugasanga ni kilometero 40, cyangwa hakaba hari ibyapa biba biri kukubuza umuvuduko ntarengwa. Murabizi ibyapa hari ibyapa bitegeka, biba byagutegeka umuvuduko ugomba kugenderaho. Ku bibazo bimwe na bimwe nzajya babwira ibisubizo bya nyabyo, ariko hari ibindi byo biba bitashoboka hatari igisubizo cya nyacyo cyemewe ku buryo wavuga ngo mu Rwanda hose nicyo cyaba ari cyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Iravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, B ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese mwa bino binyabiziga baduhaye ni ibihe binyabiziga bishobora gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Ni cyo kinyabiziga kiba kigomba gukorerwa isuzumwa mu gihe cy'amezi 6, rimwe mu mezi 6. Rero hano iso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragaza kuvaho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Murabizi hari igihe gishobora kubaho bakayobya umuhanda bitewe n'iki? Bitewe n'impanuka yabaye mu muhanda. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko wenda hari imodoka yaguye mu muhanda bikaba ngombwa ko ifunga umuhanda. Bitewe n'uko hari inkangu yacitse ikaba yatuma umuhanda bawufunga, bikaba ngombwa ko bawuyobya. None biba bigomba kugaragazwa n'icyapa runaka kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uhajya ahita abona ko hari icyago aba yafata indi nzira. None bari kukubaza ngo ese ibyo byapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ate? Mukamenya ubuso icyo ari cyo. Iravuga ngo ubururu
B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Biriya byapa bigomba kuba bifite ubuso bw'amabara asa ubururu. Murabizi abafite ubuso bw'ubururu, mukibuka ko ibyapa bifite ubuso bw'ubururu, ishusho y'uruziga n'ibirango by'umweru biba ari ibyapa bitegeka, bigomba kugutegeka atugomba guca hano bitewe n'icyago cyabaye. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntago yahora yaka bitewe n'uko abari kugenda mu nzira nyabagendwa hari igihe ashobora kuyacana amatara maremare akaba hari ibyago ashobora guteza mu muhanda. Rero hari igihe kigera bikaba ngombwa ko uyazimya. None uyazimya mu bihe bihe? A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, cyangwa se ukaba ugiye kubisikana n'undi muyobozi w'ikinyabiziga. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro, cyangwa se akaba ari ahantu mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, cyangwa se ibisubizo byose akaba ari ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, impamvu ugomba kuzimya no matara maremare no kugira ngo ikinyabiziga cyawe amatara yacyo adahumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga, bikaba byatuma atareba neza, ari byo bishobora kuhakururira kuba mwakwiteza ibyago bigatuma akora nk'impanuka. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo murihangana, ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe uretse ibyerekeye amatara akurikira. A iravuga ngo itara ndangamubyimba, B ikavuga ngo itara ryerekana icyerekezo, ubwo bari kuvuga nk'ibinyoteri. C ikavuga ngo itara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari igihe habayemo agakosa turi kweditinga bino bizame biba byakozwe. D rero iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, ibisubizo byose nibyo. Murabizi ikinyabiziga ntikigomba kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, keretse ku byerekeye amatara ndangamubyimba, itara ryerekana icyerekezo ndetse n'itara ndangaburumbarare ry'ikinyabiziga. Bibutsa ko ndi kubategurira isomo ku bintu bijyanye n'amatara. W'ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ninkishyiraho iryo somo ubuhari uzahita uribona, kugira uzakore rimwe witutsinda. Murabizi kugira utsinde no kuba warabonye imyitozo ihagije ndetse n'ubusobanuro kugira ngo ibyo uri gukora ujye ubifata neza. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, volomoteri ndetse n'iki. Bibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko utwandikira kuri 0789351626. Tuba dufite dokima zagufasha ukaba wakora rimwe ugahita utsinda mu gahe gatoya. Bibutsa ko na kode ziri konekaho waba uri hose mu gihugu. N'amapikipiki n'ibinyamitende by'ibiziga 3 n'ibyo biziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 20, B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo santimetero 60. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano iso cya nyacyo ni A santimetero 20, ese hano iso cya nyacyo ni B santimetero 30, ese hano iso cya nyacyo ni C santimetero 50, cyangwa se iso cya nyacyo ni D santimetero 60. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni C santimetero 50. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese riba rigomba gushyirwa he? Aravuga ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikavuga ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Tekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Iri tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurenga nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse iyo bireba feri y'urugendo. Beka ngo iyo kurekurana ari iby'akanya gato. Se kaba ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. De kaba ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko mwebwe ikintu musabwa no kujya munyandikira muri comment ati twigisha agasomo gatoya kuri feri, twigisha agasomo gatoya ku matara, ubundi nkahita mbikurikizaho. Ikintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho uhite ubibona. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Iso cya nyacyo ni 12 kabaza ngo itegereze neza. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. A ikavuga ngo umukara, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo ubururu, D ikavuga ngo umutuku. Bibutsa ko ibyapa namaze kubibashyira kuri YouTube channel, ushobora gusubiraho ukihugura kugira ngo nujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye umenya igisubizo cya nyacyo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Iki cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiba kigomba kugira ubuso bw'amabara y'umweru. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura A ibinyabiziga birenze kimwe, B ngo ibinyabiziga bipakiye birenze 2, C ikavuga ngo iki? Tegereze neza. Bibutsa ko video y'ibyapa namaze kwibashyiriraho, uranyandikira nicyo ukora nkahita nyiguha kugira ngo ujya ku bibazo by'ibyapa. Murabizi hari igihe babibaje mu buryo bw'amagambo, hari igihe babibaze mu buryo bw'amashusho, ujye umenya ibisubizo bya nyabyo. Se ikavuga ngo ibinyabiziga birenze 2, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisozo cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese iso cya nyacyo ni B, ese iso cya nyacyo ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo. Ibinyabiziga birenze 2. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa kivuga tegereze neza gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. A iravuga ngo aho imihanda ihurira, B ikavuga ngo inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko iki cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara.
ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese n'iso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se n'iso cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo iso cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa urabona ko uyirebye mu birango urabona ko umuhanda wari munini imbere, wari munini ugitangira, ugeze imbere uba mutoya, biba bishatse kuvuga ngo ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cya nyacyo kirimo, niyo mpamvu hano igisubizo cya nyacyo ari D. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. A iravuga ngo umweru n'umuhondo, B bakavuga ngo umweru n'umuhondo, umweru n'umukara. A iravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umweru n'umuhondo, C ikavuga ngo ubuso bwera gusa, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa byerekana ibyago bidahoraho bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari indi mirimo iri gukorwa mu muhanda kigaragazwa n'iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora ko byagenda kose kikabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga. None bari kukubaza ngo ni ikihe? Urabizi biba bibujijwe. Niba byabangamira abandi bayobozi b'ibinyabiziga birabujijwe. None ni ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B ikavuga ngo gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, ukaba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ugakakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Hari igihe wenda umwana ashobora kuba ari kwambuka umuhanda, wabona ari kwambuka ugahita ukacira feri, ubwo aho ngaho ho sinzi bishobora kuba byemewe, ariko ari kuvuga ngo bidatewe no kwirinda ibyago. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese n'iso cya nyacyo ni A, ese n'iso cya nyacyo ni B, ese n'iso cya nyacyo ni C, cyangwa se cya nyacyo ni D. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ushobora kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Ukurikiwe na ambulance, ese wakora iki? A iravuga ngo kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B ikavuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige ugasiganwa. C ikavuga ngo kugumana umuvuduko wari ufite. D ikavuga ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera iki? Ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. A iravuga ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B ikavuga ngo kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C ikavuga ngo kugira ngo umenyeshe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. D ikavuga ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Ese hano urabizi ko kunyuranaho byo bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo ari ibumoso. None wifuza kugana ibumoso imbere yawe ni kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Ese n'iso cya nyacyo ni A, ese n'iso cya nyacyo ni B, ese n'iso cya nyacyo ni C, cyangwa se n'iso cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se n'iso cya nyacyo ni D? Hano rero iso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni C, kugira ngo umenyeshe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, utabatungura ugatuma batamenya igihe cyiza cyo gushyira mu bikorwa ibyo uri kubamenyesha. Murabizi ko wenda ugiye gukata werekana icyerekezo kugira ngo umenyeshe abandi ko ugiye gukata. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze
gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gikuramo abagenzi cyangwa se kibashyiramo, ugomba gukora iki mwa bino bine baduhaye. Iravuga ngo kunyuranaho ibumoso, B ikavuga ngo gutegereza yihanganye, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano hari igisubizo cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo ni A, kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko igihe cyose ntago ari ibumoso. Ikibazo cya 20 ari nacyo cyanyuma kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Iravuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, bikavuga ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza, se ikavuga ngo kuvuza ihoni, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, ugeze ku ishuri ubonye icyapa, wakora iki? Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ikintu wakora ni ukugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, ndakeka ko isinzi turi gushaka tuzayigeraho. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyangwa hari ikibazo wagize mwa kino kizame, nimero yanjye ni 0789351626 nkagufasha biruseho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose.